anganye ngo Eliya we urakora iki aho ngaho? Aravuga ati umwami nagize ishyaka ryinshi nakoze imirimo ikomeye muri Isiraheli ariko baragenza ubugingo bwanjye bisha abahanuzi ninjye jyenyine usigaye. Avuga ibintu byinshi cyane. Sunashimwe inshuti zanjye ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe nitwa Pastor Placide. Umunsi nongeye gushimira Imana ku munsi wo ku iki cyumweru yongeye kumpa uburenganzira ndetse n'ubuntu bwo kuboneka imbere yanyu uyu munsi wa none. N'ubuntu Imana ingiriye ndetse ni namahirwe ngize menshi cyane yo kuboneka mvuga ijambo ry'Imana kuko Imana nicyo yaduhamagariye. Yavuze ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza, mugende amahanga yose abazizera muzabatize mu izina rya Data no mu izina ry'Umwana n'izina ry'Umwuka wera, kandi ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'imisi yose. Rero ndashimira Imana ko yandinze muri joro ryakeye. Hari byinshi Satani aba yazanye bimpiga, hari byinshi abazanye nawe biguhiga, ariko umunsi wa none kuba yakurinze byaguhaye umugisha wo kuba kanya gukurikira ijambo ry'Imana none, kandi ibyo ikubwiriye umunsi wa none nibyo ukeneye. Hari ibintu byinshi bitandukanye umuntu yumva yuko yakumvise, ariko Imana ikaguha ibyo ukeneye kuko niyizi icyo dukeneye, ni nayizi icyo dushaka. Kuko umubyeyi wese abazi icyo umwana akeneye, ariko ibyo umwana yifuza ugasanga bitandukanye n'ibyo umubyeyi yamugeneye, kuko umubyeyi azi neza yuko umwana akeneye indyo yuzuye, ariko ihereye ahangaha ikazarangiriza hariya. Kubera ko wowe ibyo wifuza uyu munsi wa none ushobora kuba ushaka ibiryohereye, ariko ibisharira akaba ari byo bishobora kugira aho bikuvana naho bikugeza, kuko umubyeyi ariko yahisemo. Imana ibaho umugisha. Rero tugiye kuganira ku magambo turi busanga mu gitabo cya Matayo ibice ni 11. Turaza guhera ku murongo wa 2. Ariko Yohana yumvise mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi? Iryo ni ryo jambo Yohana Umubatiza yabajije Kristo, yamubajije ngo mbese ni wowe wa wundi dukwiye gutegereza? Yohana yavuze wa wundi wagombaga kuza cyangwa dutegereze undi? Dukomeze dutegereze undi? Hanyuma Yesu arabasubiza ku murongo wa 4 ngo Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye: impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. Kandi ku murongo wa 6 niko avuga ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Ayo ni amagambo ya Yohana Umubatiza we yaravuze ngo mugende mumubaze mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabwira ati mugende, hari ibyo mwabonye. Baraje bageze basanga hari imirimo Yesu ari gukora. Aje avuga ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwabonye n'ibyo mwumvishe amagambo mvuga, mwumvishije ibikorwa byanjye. Icyo bigaragara ibikorwa byanjye n'amagambo yanjye ni ibintu mutamenyereye, ariko nanone hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Kuko abantu benshi ibyo bari bantegerejemo ntabwo ari byo bambonyemo. Abantu benshi Kristo ibyo bari bamutegerejemo ntabwo ari byo bamubonyemo. Rero inshuti yanjye, uyu munsi wa none umutwe w'amagambo cyangwa se nahaye iri jambo ni ukumenya ngo hari igihe na kakandi wita ngo ni agacu ko gutabarwa kadaba kahari, ariko gutabarwa kukaba kukuri hafi. Hari igihe abantu bajya ngo ndimo ndumva agacu ko gutabarwa, ngo ndimo ndumva imirindi y'Uwiteka, ariko uyu munsi wa none akaba Uwiteka atagambiriye kuza kugira ngo wumve imirindi. Urugero tugiye guheraho n'uru rwa Yesu ajya kuza. Yesu yari yarahanuye imyaka myinshi, Yesu yaramuhanura n'abandi bahanuzi bagenda bamuhanura, avuga ngo dore umukobwa w'isugi azasama, azabyara umwana azitwa Emanueli. Arongera avuga ati dore umugaragu w'Uwiteka azaba ameze gutya na gutya, imirimo azakora barayivuga myinshi. Abantu bitegura yuko azaza ari Mesiya wo kubakiza no kubatabara no guhindura ibintu. Azaza kubitisha inkuba, ahindisha inkuba, akubita ababarenganyije, arwanya abanzi babo. Bamutegereza nk'umuntu uzaza afite ibintu bikomeye azahindura ku buzima bwabo bifatika. Aza ari mwene Mariya warezwe na Yosefu. Aza ari umuntu ugenda yambaye ikanzu imwe atayihindura na rugabire. Aza ari umuntu ugendana uruhago, sinzi icyo ari kirimo, ariko nta bintu bihambaye Yesu yari afitemo. Ariko aza ari umucunguzi nk'uko bari bamukeneye, nk'uko yari akwiriye kuza. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none nawe hari ikintu ushobora kuba utegereje ku Mana,
ariko kikaba kiri hafi yawe kiri kukwegera, wenda nugukira urarwaye ariko kora yuko utarabona agacuku kukira, urumva uracyaribwa, uracyababara, ubukene buracyari bwa bundi, ibibazo biracyari bya bindi, urabona nta kirahinduka, ariko ukakomeza uvuga ngo ntago ndi kubona agacuko gutabarwa, ndimo ndabona nta kirahinduka. Ariko Kristo yabwiye Yohana yavuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, kuko hari wenda ibyo ngibyo byanjye bishobora kutaza mu buryo wowe wabitekerejemo. Yohana Mbatiza yumvaga ko Yesu namara kuza Yohana adashobora gufungwa, ariko Yohana nanone igihe cye cyari kirangiye kuko Kristo yaragiye gukora. Icyo gihe Yohana ntaga agaciro kiwe ko gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza, niba yari integuza ntaga integuza ari ikenewe kuko yateguzaga ari yahageze. Uyu munsi none ushobora kuvuga uti Imana nijya kuntabara izabanza inkorera ibi nibi, ariko Imana ifite ubushobozi bwo kugutabara rira bimwe. Ushobora kuba uyu munsi none ufite uburibwe uri kubabara, ariko igitangaza cy'Imana gishobora gukoreka mu gitondo bikarangira. Ushobora kuba ufite umuntu urwaye ubona agiye gupfa, ariko ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kubera iki impundu zivuga mu gitondo? Ni ukubera yuko ziratunguranye. Buryo uvugiriza impundu ikintu utari wizeye ko kiri bubeho, ariko ikintu cyose ubona ko gishoka ntago n'ubundi kikubera igitangaza. Imana ishaka yuko ikora ibintu abantu batadukorera. Ndagira ngo uyu munsi none inshuti yanjye, nubwo bwose ibyo bibazo byawe biri imbere yawe, nubwo agahinda kari imbere yawe, urushako ntago rumeze neza, umuryango ntago umeze neza, urubyaro ntago rumeze neza, uri kubona nta kiri guhinduka kuva igihe wasengeye kugeza uyu munsi, ariko rero hahirwa ibyo Kristo bitazagusha, kuko Kristo ntibizamubuza gukora icyo yakubwiye kazakora, ngo nuko utarabona ikimenyetso kibigaragaza. Yesu yaraje ibintu ari gukora, Yohana birebye aravuga ati nkurikije umuntu nari nizeye, nkurikije umuntu nari ntegereje, nkurikije umuntu hanuye, Sibiriya nawe imutegerejeho. Arirwa yicaranye n'indaya nk'uko abafarisayo bavugaga, arirwa agendana n'abantu b'abamayibobo, arirwa agendana n'indaya ngo ari kuzikiza, ngo arimo kuki ntarabona akora ikintu gifatika, kuki narumva yatigishije isi, kuki ntarumva yagize icyo akora ibwami, ngo agenda ajye kwa Herodi amujegeze, ajye mu bafarisayo abajegeze, ajye mbese abatera ubwoba. Ariko siyo gahunda yari yaramuzanye. Gahunda yari yo kuza akoresha neza. Nshuti yanjye uyu munsi wa none ushobora kuba utegereje Imana ica mu muriro, ariko ikaza guca mu ijwi rituje. Uribuka neza umugaragu w'Imana, haleluya, Eliya yategereje Imana ngo yumva Uwiteka aje mu nkuba, inkuba zirakubita, ngo yumva imiyaga, yumva imiraba, yumva iki, ariko ngo Uwiteka ntabwo yari ari muri izo nkuba. Ngo haza umuriro, ariko Uwiteka ntiyari ari muri uwo muriro. Ngo haza igishyitsi, ariko Uwiteka ntiyari akirimo. Ngo haza kuba y'igihe haza ijwi rituje, haleluya. Ngo riramubwira ngo Eliya we, yari yitegereje ijwi rikanganye, ngo Eliya we urakora iki aho ngaho? Aravuga ati mwami, nagize ishyaka ryinshi, nakoze imirimo ikomeye muri Isiraheli, ariko baragenza ubugingo bwanjye, bishe abahanuzi, ni njye jyenyine usigaye. Avuga ibintu byinshi cyane. Igihe ubona ibintu bigiye gukorekera, sicyo kigiye bigiye gukorekera inshuti yanyu. Ibintu bikoreka mu buryo bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo turigisha ijambo ry'Imana, tukakubwira uburyo Imana ikora, tukakubwira uburyo Imana ihindura ibintu, tukakubwira ibyo twabonye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ushobora kubona ibyo njye ntakubwiye, ukabona ibyo ntigeze mbona, n'ibyo abandi batarabona, kuko uyu munsi wa none uri unique imbere y'Imana, uri umuntu udasanzwe. Uyu munsi Imana ishobora kugutabara nta gacu kagaragaye. Uyu munsi wa none Imana ishobora kugukiza indwara nta rushinge watewe, nta kinini wamize, kuko ariko Imana yashatse ko uyu munsi ribuze gukora ku buzima bwawe. Ntabwo ndi hano kugira ngo ngubwire ngo Imana ngo ejo niza gukora ibintu iwawe izabikora icya. Yesu yavuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Hari uwo bizagenda neza mu buryo buriya, hari n'uwo bizagenda neza muri buriya buryo. Hari uwo Imana ishima kugira neza iciye hariya, undi igashima iciye hejuru, undi igashima kica hasi, undi igashima kica iburyo, undi igashima kica ibumoso, ariko gutabarwa kukaboneka. Ntugahanga amaso uko kanaka byamugendekeye, ntugahanga amaso uko babivuze hariya. Ikiri ingenzi ku buzima bwawe nuko Imana izakugeza aho yavuze ko izakugeza. Yesu yavuze ngo genda ubwire Yohana ngo yewe Yohana we, hahirwa umuntu ibyanjye bitazagusha, hahirwa umuntu utazantegereza mu kundi kuntu, hahirwa umuntu utanshyira muri box, hahirwa umuntu utanshyira ahantu gavuga ngo ngewe nuko nteye, hahirwa umuntu uhora iteka ryose ambona nk'umushyashya mu maso yewe. Haleluya. Yesu Kristo yakoze ibitangaza byinshi, ni umunsi wa none arabikora, ariko uzarebe uyu munsi wa none Imana ni gutabara turutse hano ugakomeza guhaga amaso hariya hantu. Umuntu ashobora kugira gutyo ufite nk'ikibazo akakigukemurira, ejo wasubira kumubwira ngo ntabara muri cya kibazo ukumva kubwiye amagambo
utamukeka ko yakubwira kubera iki umwizereyemo ikintu Imana itari bumucishemo uyu munsi kuko ahirwa ibyo Yesu yavuze ngo ahirwa ibyanjye bitazagusha kuko niba utangiye kureba umuntu Imana yakoresheje waguye ngo aze kugwa kuko watangiye kwizerera Imana mu muntu. Hariho abantu akubwira ati jewe nkunda Imana nizera Imana inzangirira neza ariko ari kwizerera mu kazi akora. Undi akakubwira ati Imana izabikora ari kwizerera mu mugabo. Undi ati Imana izabikora izabicisha mu mugabo wanjye izabicisha mu mugore wanjye akajya areba ibintu bizengurutse akubwira ati narize menshi ndafite ibyo ari byo byose Imana nijya kuntabara izakoresha ibyo nize. Ni byiza kuko ibyo ngibyo bifite ni byiza kubira iruhande rwawe ariko ibyo ngibyo ntago ari ukwizera. Kwizera ni ukwizera yuko Imana ibasha gukora ikintu kidafite aho gihuriye n'ibyo wowe bikuri iruhande. Imana ibasha gucisha ahantu wowe utaketse kuko niyo mpamvu byitwa igitangaza kuko niba wizereye kuzabonera igitangaza mu bantu n'ubundi wari wagiye igitangaza uragifite kuko abantu urabafite. Si n'igitangaza ikintu cyose Imana ikoze amasezerano impamvu Imana igusezeranya ikakubwira ngo zagukorera iki kintu nukizi ko utabasha kukikorera nukizi ko anka atagigukorera anti n'abandi bose bakuzengurutse n'abana bawe wabyaye n'abamama bawe nabaso hari abantu bameze neza Imana yazamuye ikabageza ku rundi rwego idakoresheje abandi bantu ahubwo yo igakoresha abandi. Ntabwo yega Imana yakora ikintu idacishije mu bantu ariko ikibazo ni abicishamo si wowe ubagena uburyo bizagenda so bigena ahubwo ko Imana izabigenza niyizi ko izabigenza. Ndagira ngo uhange amaso Uwiteka uyu munsi wa none ureke Uwiteka bari gukora ibintu nkuko abishaka. Yesu yavuze ngo yewe Yohana we wowe urimo uratekereza yuko ibintu bigomba kugenda uko wowe ubishaka ariko gihe ufite uko ibintu nabigennye ni ukuvuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha gahunda irakurikizwa. Tuya tubyumva ngo tombora ziri gukorwa muri ama company tuye ngo amategeko n'amabwiriza biragira gute birakurikizwa. Niba amabwiriza avuga yuko bizagenda gutya ku buzima bwawe nuko bizagenda. Ntabwo wowe uko kanaka byamugendekera ariko bigomba kungendekera. Ntabwo ko Imana yego twese Imana ifite uko yabipanze kandi baragamiye kutugira neza ineza n'ineza ibihe byose ariko inzira ineza icamo ntago ari imwe kuko tutitiranwa amazina nako n'imigisha yacu itazaza mu buryo buhuye. Nshuti yanjye rero aka kanya nk'aka ngaka ahuri ndagira ngo ngukomeze nubwo nta gacu uri kubona Imana izagutabara. Uribuka igihe Eliya ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 yohereje umugaragu we ngo genda urebe niba hari ikiri guhinduka. Avuga ati mbonye agacu kameze nk'ikiganza. Avuga ati ihuta ugenda abwira umwami ati cebura uve mu nzira kuko imvura igiye kugwa. Ibyo ngibyo ni ibya Eliya ntago ari ibyawe. Hari igihe Imana izazo isange yakugezeho mu buryo utakekaga cyagiye ubona ugiye gupfa. Urabizi ko tujya tugira amakorasi turimo ngo na nyuma ya zeri irakora iyo na nyuma ya zeri irakora ni ukuvuga ngo na nyuma ya hahandi ubona ko ibintu bitagishobotse. Ahantu Imana Yesu yakoze igitangaza na nyuma ya zero. Uribuka igihe ntuze yapfaga uyu ni Lazaro yarapfuye amara iminsi 4 mu mva. Lazaro ntiyabura. Lazaro arazuka yongera kuba umuntu na nyuma ya zero. Aho ngo ni nyuma ya zero twebwe icyo twita zero ni igihe umuntu yapfuye agashira mu mwuka. Noneho hariho zero nyuma ya zero n'ibice zero. Noneho bamaze kugushyira mu mvuka vayo. Icyo ni ikintu gitangaje ariko no kuvuga ngo umushinga wose Imana yayigeze gukora hano kuri iyi si uzakomeza ukorwe kugeza igihe tuzagerera mu ijuru. Nshuti yanjye rero ntutinye ntugire ubwoba. Ibiteye ubwoba ntago bizabura, ibicanege ntago bizabura, ibigucana injinga ntago bizabura. Abantu bakubwira ati iyo wizeye irihe ntibazabura kuko niba Imana ikorera mu bantu na Satani azakorera mu bandi aguca intege bitewe nuko buri muntu wese ahitamo umwuka umukoresha. Iyo wemeye gukoreshwa n'umwuka w'Imana uragukoresha, iyo wemeye gukora Satani aragukoresha. Ikiri ingenzi ninde ushaka gukorera wowe, ninde ukingura umuryango. Yesu yavuze ngo mpagaze ku rugi rwawe ndakomanga niwumva ijwi ryanjye uzakingura nzinjira dusangire. Arongera Imana ibwira Kayini amubwira ngo ye Kayini we ibyaha biri tugatugira ku rugi rwawe ariko bitegeke. Ni kuvuga ngo imbaraga n'ubutegetsi ni ibyacu iyo twemeye gusubirana na Kristo dusubirana ubutware bwose twarimanywe. Imana ikomeze ibagirire neza aho muri bose. Icyo mbasaba no gukora subscribe kuri iyi channel na share na comment ukagira icyo uvuga kuri ijambo ry'Imana kuko iyo tubwiriza ijambo ry'Imana ngo turibwiriza ngo twiyamamaze ahubwo tuba turi kwamamaza Kristo. Hari umuririmbyi yarimbye indirimbo ngo I am just nobody. I try to tell everybody all about someone who saved my soul.
ntago ngewe ntacyo ndicyo, ahubwo ngewe icyo ndi kugerageza ni ukuvuga wakijije ubugingo bwanjye. Haleluya. Mpabwa agaciro n'ijambo ry'Imana, ntago mpabwa agaciro nuko nge ndi umuntu, kuko n'ubundi agaciro kanye mfite uyu munsi wa none ni umwuka uyu nguyu ndi guhumeka utuma mvuga, uyu uvangwemo igihagararo, isura, ubwiza byose birangirana nanyu. Nshuti yanjye rero, none yo yongereho n'umwuka w'Imana. Haleluya. Y'umwuka w'Imana ubaye muri twebwe, tugira agaciro karenzeho. Ako gaciro kose kava he? Ku Mana yaturemye igahitamo kumba uwonduwe kano kanya. Imana igumugisha no kuburiho aka kanya nawe uri aho ngaho uri, ukaba wicaye aho ngaho uri kundebera kuri screen ya televiziyo yawe, kuri screen ya telefone yawe, byose n'ubuntu bw'Imana butumye ubashe kwicara. Twese rero nta gitangaza kiturimo, ahubwo dukorera umwami ukora ibitangaza. Reka dusenga Imana. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje muri amasaha. Igitondo cy'uyu munsi ngwaye cyubahiro. Ndagushimiye uyu mushiki wanjye, muvandimwe wanjye warinze, mwami w'abami, ukaba ukimuhagazeho. Hari imbaraga zamuhiza, hari byamurwanyije, hari byinshi byashaka kugira ngo bimukure mu nzira, imbaraga z'ukuzimu, imbaraga z'abadayimoni, bitongera n'ibicuterano, imyuka mibi buryo butari mwe yaramuhagurukiye, ariko mwami uramurinda. Rero mwami w'abami, harimo abarwaye, harimo bananiwe, ananijwe n'isi, bananijwe n'ibyo babona, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo gwera uyu munsi wa none agirirwe neza n'Imana. Kubwira ijambo rivuze ngo ahari wenda gacuka bakatagaragara, ariko ibyo ntago bibuza gukora. Naho yabatabona yuko uri gukora, mwami wa muri gukora, kuko ufite ibanga ryawe. Kuko ijambo rye ravuga ngo ikinezeza Uwiteka nuko ari ibyo akinga abantu, ari byo tutamenya, ariko mwami w'abami tukazabimenya byamaze kugera mu buryo icyo kibi cyawe. Kuko tutamenye kuntu umwana kurira mu nda ya nyina, uko amagufa yinjira mu nda ya nyina, ni nako tutashobora kumenya uburyo mwami w'abami inzira zawe zingana. Icyo kibi cyawe rero komeza kubana natwe, komeza kutugira neza, komeza gukiza indwara, komeza kugendera abantu, ukizi ibikomere biri mu mitima y'abantu, ukizi intambara zo mu mitima, ukizi ibintu abantu batekereza, ukiza ama stress abantu bahora bibaza ngo ese bizagenda gute. Mwami w'abami ubereke yuko ari wowe uyoboye byose. Byose mbisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom nshuti zanjye. Imana ikomeze kubaba hafi kandi ikomeze kubishimira. Amen. Ciao ciao. Bye bye.